Dutangira filime yacu hano hari umukobwa uri kugenda ku muhanda asa nkaho nyine afite ikibazo cyo kutabona. Uko ari kugenda yegera abataximene baparitse aho ngaho cyangwa se ku gas stage k'abataximene. Umutipe uri aho ngaho ari kuganiriza mugenzi we amubwira ati man atuzi ko kuvejo man mfite amafaranga $10 ryonyine. Ati kandi nkeneye amafaranga byatara akazi kabuze kuvejo mfite $10 yonyine atumbabarire. Atumukire wa mbere umume kabisa. Umutipe aramuseka. Aravuga ati nka ubwo koko. Gusa nyine umutipe nyine akomeza kugenda yihanagurira imodokari. Ako kanya mugenzi we arebye nyuma ye abona hari umukobwa uri kuza asa nkaho abasanganye ni kameze nk'afite ikibazo mu mutwe cyangwa se ikibazo cyo kutabona. Umutipe aravuga ati umukastoma ndamubonye tu. Undi mutipe wari inyuma ye atavuga ati ayayayayaya ati mbega cyana we. Atangira kuzana ibintu by'ubuhehesi nyine. Umukobwa nawe agira aranga hageze ahita nyine atangira gukabaka bati hoya ati haba ari kuri taxi ati zini taxi voiture. Umutipe ati yes wahageze ati nyine ni kuri stage y'aba taxi voiture ati wo mwantwara. Kijama gitangira kugenda kimuhehetaho kimwihumurira kimubwira ati ewana ko waba wahageze se umukobwa nkaye mwiza ninde wabura kugutwara koko. Ati umukobwa ewana ndagutwara. Umukobwa ati nawe kinamveho. Umutipe ati we ntugire ikibazo. Umukobwa aravuga ngo nukuri murakoze niba muri mu ntware ati gusa nta mafaranga mfite. Ati nta mafaranga na make mfite nzahaba mbishyura. Cyakijama kiraseka ati hahaha. Ati nta mafaranga ufite. Ati ukareba rero ukabona ko twebwe rero turi bya bigo bifasha ku buntu. Ati vuye hose uraje uravuga ati hano kuri stage turagutwara ku buntu. Teko shaba kubwa namwe mwarasaze kabisa. Ati urabona nubwo uri mwiza gushya umuntu hari umuntu apfa kugutwara ku buntu. Wapi mani atari inote nta kintu tuvugana we kabisa. Iyo miteto yawe shaka handi uyijyana. Twebwe kabisa dukorera amafaranga kandi niba batuzanya niba boyizeye neza ko tugutwara ku buntu twebwe wapi kabisa. Inote nizo za mbere nicyo dukorera. Umukobwa azakomeza kugenda atakamba ati nukuri ndabinginze. Ati ndabinginze nukuri ni mubabare mu ntwara. Ati ndabinginze ndabasabye nzabishyura. Wa mutipe arebye n'umutima mwiza ahita avuga atoke ntugire ikibazo injira muri taxi ngiye ngutware ubona amafaranga uzabuza kwishyura. Umutipe n'umutima mwiza disi ahita afata wa mukobwa yanga kwita ku mafaranga kandi yarimo aravuga ko afite ikibazo cy'amafaranga menshi ariko atitaye ko ejo atigeze akora cyangwa se afite $10 yonyine kuvejo. Ahita avuga ati reka nze ngo rifite wa mukobwa ngo utware ngire neza kandi kuko ibyiza bibi imbere wasanga nanjye hari aho uzamfasha. Ako kanya umutipe yesa agerageza kuri umukobwa ngaho byihuse nyine abikora nk'umuntu uri gufasha umukiriya. Ntabwo yabikoze nk'umuntu uri kumufasha biraho tu yabikoze nyine yakoraga courage nk'uri urafasha umukiriya. Ako kanya undi mugabo w'amakote waje yirukanka katurebe ninde. Angije itabaza ati musare ati ndashaka taxi. Umutipe ati urashaka taxi ufite amafaranga? Ati urabufite inote. Umutipe ati ngese mbuza amafaranga man. Ati amafaranga ndayafite. Ati dore ngaya ndanayamwereka. Aranamwereka sorry. Ati amafaranga ngaya ndayafite we tugende tujye mu kazi. Umutipe ati ati sawa abi note ngiye mbumva vuba kabisa. Ubwo ufite inote nta mpamvu ngiye ngomba guhita ngukuri nyine ngukorera ibyo ushaka customer na care nyinshi. Umugabo abayinjiye mu modoka umutipe bita itangira ikubita gear number 1. Aramubwira ati se tugiye hehe? Umugabo aramubwira ati kurikirira modoka. Ati kurikirira modoka. Ati ntigucike kurikirira modoka. Umujama ahita amubaza ati none sura mukobwa urimo munaziranye? Umuboss aravuga ati wibaza amagambo menshi mani we ndakubwiye gukurikirira modoka ntigucike kurikirira mukobwa hajya hose umukurikirane. Umutipe ati ubwo ari akazi ngiye ntari bitu. Ati nubundi nari cyane twe n'umunwa wandyaga. Barakwereka abagenzi bakomeje bagenda bakurikiye ya modokari ahigiye hose. Wa mukobwa nawe agenda aganiriza wa mushoferi. Uko agenda amuganiriza amubwira ati shoferi we ati ndakwinginze untwara ahantu hanaha. Umushoferi ati ntaribi. Ako kanya shoferi ahita achanginga direction. Umukobwa arabyumva ati oya ati nibiki kuri guhindura icyerekezo. Ati kuki uhinduye icyerekezo ndabyumvise. Ako kanya wa mugabo ahita afata agiye gukora kuri za note. Umukobwa ahita avuza induru. Gusa umukobwa akeka ko umugabo ashaka kumufata ku ngufu. Umugabo ahita amubwira ati hoya ntago nashaka kugukabakaba ntago ari ubuhehesi naya mafaranga narimo ndaguha. Ati nakomeje kumva akavuga ngo nta mafaranga ufite ariko ngiye nabibona ko ufite amafaranga waziritse ku kaguru. Gusa nyine kubera situation urimo cyangwa se condition yo kutabona urimo nahise mbyizera nyine utabona nyine kutabizi kuyafite.
atari nayo mpamvu nemeye kugukura hariya ku nzira kugira ngo hatagira abantu bakugirira nabi kubera ayo mafaranga ufite. Umukobwa ati yo, ati nukuri urakoze cyane, urankureye, Imana iguhe umugisha. Ati ndakomeza kugenda nkwizera, ati hari ibintu bibi byambayeho, ati hari ibintu bibi byambayeho, ati kandi na n'ubu biracyankurikirana. Sora aratekereza ati hey, ibintu bibi byakubayeho? Umukobwa ati yego ngiye hari ibintu bibi byambaye. Ati mana we, tereka ngubwire uko byagenze. Barakwereka rero ari kubwira umushoferi uko byagenze. Hari umunsi mwiza umukobwa yarabonaga, yaragifite amaso yabona, yari yashyingiranywe n'uyu muhungu, ariko umuhungu ufite ubumuga bwo kutabona. Arangije ageze mu rugo, bakiva gushyingiranwa bahasanga undi musaza. Ako kanya wa mugabo utabona ahita abaza dogiteri, aramubwira ati dogiteri we, ati se waba witeguye ra? Ati waba witeguye? Dogiteri ati nditeguye. Umukobwa nawe ati yiteguye ibiki? Ati umukobwa avuga mu kana ati yiteguye, ati nibiki mugiye gukora hano sheri? Umugabo ahita abwira dogiteri ati dogiteri we, akazi kawe ntukazi, sinaguye amafaranga ahagije, kora ibyo ugomba gukora. Umugabo akomeza agenda atanga briefing. Dogiteri ati nyakubahwa, ati amafaranga yawe nayakenyereyeho kandi ngenda kubaha ibyo twavuganye tugomba guhita tubisoza. Ahita afata wa mukobwa arakurwana. Yamujyanye he rero? Dore amujyanye, dore ibikoresho bihari. Nta kindi cyakurikiyeho, wa mudogiteri yese afata wa mukobwa amujyana mu cyumba, atangira kugenda amukora ibintu by'ama operation nyine. Dore igishinge my friend, dore igishinge kiraho ngaho. Umugore kumbi bagenzi, wa mudogiteri yahise afata agatambara amuzirika ku maguru, ahita afata amafaranga y'amadolari, ahita yamushyira ayamusesekamo yandi twabonaga afite, anamubwira ati aya ngaya n'amafaranga ni igiciro cy'ibyo umaze kudukorera cyangwa se tumaze gukorana nawe. Kuri kiri unarebe, akomeza agenda ashyiramo ya mafaranga yose. Umukobwa akangutse yifunga igitambara mu maso, asanga ntabona nyangasani we. Kumbi wa mudogiteri yari afite gahunda yo kugenda akamukuramo amaso yiwe, agahita amushyiramo bya byiso bibi bya wa mugabo bitabona. Umukobwa rero akibonye ko atabona nk'amapanzi nayo yikoze yumva igishinge, ahita agifata nk'amapanzi, ahita agikubita wa muganga, ahita asunika umuti kandi igishinge kirasinziriza. Ako kanya muganga nta n'amasegonda yashize ahita yikubita hasi nyine, ahita agagara. Umukobwa disi nawe no kuba atabona, arabyuka kuri ka gatanda yiyandayanda ngo arebe ko yakikuraho ngaho, ariko bagenzi ntabona. Afite ikibazo cyo kuba atabona, amaso yiwe bayamukuyemo bayatera muri cya kigabo, kandi cya kigabo nicyo cyari kitabona. Noneho bahita bamuhindurira ya maso ye yabonaga baya cya kigabo amaso abona nyine kigira amaso abona. Wa mukobwa nawe asigarana amaso atabona. Barakwereka bagenzi, wa mukobwa yakomeje kwirwanaho uko ashoboye kose ngo arebe ko yakwikura muri iyo nzu cyangwa se arebe ko yajya gushakisha ubufasha. Kuri cyo narebe gusa tukiri kuri no mukobwa, ukomeze ukande subscribe, like ndetse na share kugira ngo filime zacu zijye zikugereraho ku gihe, kandi ujye no muri commentaire utwandikire burya message zanyu cyangwa se ubutumwa bwanyu bugenda budufasha, haraho bugenda budukoraho. Barakwereka bagenzi, amahirwe yari hari nuko no mukobwa mbere yuko ahuma cyangwa se abana n'uno muhungu yajyaga aza kumusura muri no ghetto, urumva ko yarayisobanukiwe nyine byanze bikunze yarayiziho gakeya. Umukobwa yakomeje kugenda yikurura akoresha arebesha ubwonko, akomeza ashaka stairs, areba amanuka yarebe ko yagera hasi akajya gushaka ubufasha. Gake gake agenda akabakaba arebe ko yakikura muri iyo nzu nyine, abone ko yagera hanze. Aragenda uko agenda yigena imbere, agenda akabakaba kubw'amahirwe make yahita kuri ivaze itayikubita hasi. Yikubise hasi cya kigabo cyari kiryamye gitagikanguka. Ati cyo ni igiki kimenetse hano muri saro? Kurikire umukobwa ati mana we, ati mfasha mbashe kuba navanga mana nyagasani. Umugabo nawe naho ngara aratekereza aravuga ati iyo si mari yangira imirancika, ati iyo si bora yangira imiragenda. Kurikire unarebe, umukobwa akomeza agenda agerageza akabakaba hakurya hakuno ngo arebe ko byibuze yabasha kuba yagera hanze. Uko umugabo araho nawe ahita yifunguraho igitambara mu maso, afunguye ahita arabona ahubwo abona abaye maryerye, afite amaso meza bungu barabona neza cyane rwose, arabona amaso ni maryerye. Ariko ahita atekereza ko wa mugore agiye kugenda. Icyo yakoze ni cyese ava ku gitanda yiruka cyane. Umukobwa kuga amahirwe nawe yagiye ikabakaba, agenda yisunika birangira kuri finale ageze ku muryango usohoka hanze. Wa mugabo nawe ahita ava mu cyumba agiye kureba ikibaye, arungurutse abana wa mukobwa arasohotse ageze hanze yagahita ati mukobwa ageze hanze bini ibiki? Ati mari yangira irancitse. Feri ya mbere yese yiruka ajya kureba dogiteri. Agiye kureba dogiteri asanga dogiteri bamuteye igishinge yikubise hasi yasinziriye. Mbiyo ahita kurikira wa mugore amanuka hasi nyine.
iyo ni ya nkuru rero nuko byagenze, yarimo arabiganiriza wa mushoferi nyine ibintu byabashije kumubaho kugira ngo abashe kuba yabura amaso ye. Umukobwa ari gukomeza amubwira ati ubungubu nta na kimwe mfite, nta buzima mfite, nta maso mfite, umuhungu nene yarakunze vuga ati nzamwikundira kuko atabona, nkamugirira impuhwe nkamukunda nk'umugira impuhwe nitaye ko atabona, niwe unkoze ibi ngibi byose. Ati ibi ngibi niwe ubinkoze, ati abantu barahindutse babaye babi. Umushoferi byaramuriye, byaramubabaje. Umushoferi nawe agenda karamwishe disi, akomeza kugenda yumva iyo nkuru y'uwo mukobwa inamurgira amubabaza kabisa. Gusa uko baraho umukobwa akomeza kugenda aganiriza n'uwo mugabo amubwira ati ngewe ndakwinginze ndumva nkwizeye, mbabarira ubashe ubanze unjyane mu rugo, unjyane mu rugo kabisa, ungeze mu rugo mbashe kuba nagerewe mfite umutekano. Umugabo nyine nawe akomeza kugenda amuganiriza ati rega, ati nanjye, ati nagira ngo ngucishe mu rugo gatoya, ati mbanze nk'umugore wanjye n'umwana mbasigira icyo kurya cyangwa se mbasigira amafaranga mfite, ati kuko umwana wanjye ararwaye cyane akeneye kujyanwa kwa muganga, ariko nta kubera nta mafaranga mfite, reka manze njye kuba make mfite yo kurya, ati wowe usigara mu modoka. Umukobwa aramubwira ati hoya, ati se wanantiza ubwiherero bwanyu cyangwa se bathroom? Umugabo ati nta kibazo, ati nabugutiza. Gusa uko bari aho ngaho bageze iwa w'umusore, ya modoka nayo yabakurikiye cyangwa se cya kigabo cyabakurikiye kibari bubi, na ya taxi voiture nyine barimo barabareba. Ako kanya umwana ahita asohoka mu gipangaza aho ati oh papa wanjye araje. Umugabo ati champion cyangwa se champion, ati nayo ati urahari, ati mwana wanjye ndabona umeze neza, ukomeze umererwe neza, ati kandi ndekomeza kugenda mbyitaho mwana wanjye gira ubuzima bwiza. Umugore nawe arazi ati mugabo wanjye, ati bimeze bitese, ati se hari icyo wababonye? Umugabo ati wapi bimeze fo, ati gusa nabashije kuba nazana no mukobwa, ati umukobwa nawe yifite ibibazo ndamutoragwe ndi kugerageza kumufasha kuko hari ikibazo cyamubayeho nyine ndi kugerageza kugenda amufasha. Ako kanya umukobwa ati excuse me, ati mwantiza ubwiherero se madam? Ati ndashaka gukoresha ubwiherero bwanyu cyangwa se bathroom. Umugore ati ho, ati nta kibazo. Ahita abwira kakana ati champe, ati fata uno mushyitsi, ati fata anti ugende umwereke ubwiherero aho buri. Arakereka mugenzi wa mwana yise afata wa mugore akaboko cyangwa se wa mukobwa agende amwinjize nyine mu bwiherero, agende nyine akoresha umusarane cyangwa se toilette. Umugore nawe yasigaye anga n'umugabo nyine bagenda baganiramo. Umugore aramubwira ati sheri, ati rega burya no kugira neza ni byiza, ati si ngombwa ko buri munsi wiri gukorera amafaranga, ati kuko uramutse ubonye gufasha umuntu ntuzite kuvuga ngo nta mafaranga afite cyangwa se nta kiti, kuko rega Imana ibiri kumwe nawe, ati umunsi umwe nawe Imana izagufasha. Umugabo ati yego mugore wanjye, ati burya no kugira neza ni byiza, kugira ubuntu ni byiza. Barakwereka nyine bari bakundanye mu kuntu, ahita amuhobera nyine anamubwira ati ngo twinjire mu nzu. Bahita binjira mu nzu bagiye kuganiramo gakeya. Barakwereka bageze aho ngaho, umugore arangije ahita ahagarara imbere y'umugabo we n'agahinda kenshi aramureba. Umugabo atangira kuvuga ati karabaye rero, ati nibiki bigiye kuba? Umugore atangira amubwira ati rero sheri wanjye, umwana wacu ameze nabi, ati umuti bamuteye uri kugenda umushiramo, kandi n'umushiramo ahita ajya mu buribwe bukomeye cyane. Rero tugomba gushaka amafaranga uko bishoboka kose tukabasha kuba twamujyana kwa muganga akabasha nyine kuba yakwitabwaho, kuko kabisa umwana akeneye operasiyo, atari kuko nta operasiyo amafaranga ya operasiyo tutarayabona, tugomba kongera tukagura ya miti bakamutera ya miti ituma uburibwe akomeza kumva uburibwe. Umugabo aravuga ati nukuri ndagerageza uko nshoboye kose, kuko naragerageje amafaranga mufite imbere n'inyuma na amadolari 10 yonyine. Umugore ati twa dukeneye 8,000 byibuze kugira ngo akorerwe operasiyo. Ibaze kuba bakeneye 8,000 by'idolari, umugabo nakaba afite igiceri cy'10 cyangwa se inote y'10 n'amadolari nabonye 10 bari inote nyine mu mbabarire. Uko bakomeza kugenda baganira mugenzi wa mukobwa byose ari kugenda byumva muri toilette. Umugabo ahita yihoberera umugore amubwira ati sheri ntugire ikibazo, ndaza gukora nshoboye kose, ndaza gukora uko nshoboye kose mbase kuba nashaka amafaranga umwana wacu arazakumererwa neza. Umugore ati yo atabana bafite nibibazo kweri, ati nanjye ngiye kugerageza ndebe ko hari icyo nabafasha. Yihoberera umugore we bagenza aramubwira ati ntaribi, ati sheri wihangane, ati ibibazo turi gucamo umunsi umwe bizaza kuba byiza, ati we ntugire ikibazo kabisa. Bakomeza bagenda biganiramo, dore bari banakundanyeho bagenzi, ntago ari nka zango z'iki gihe usanga umugore n'umugabo birirwa bashihurana, abaho ibibazo byose bagenda babihuje. Barakwereka wa mukobwa nta kindi yakoze, Yesu afata ya mafaranga yose yari afite, ahita avuga ati amafaranga byibuze ngiye kuyabasigira babashe kuba bakwitaho cyangwa se babashe kuba bagurira umwana imiti. Ahita agenda akabakaba abagenzi, ashyira hano kuri toilette, arambikaho katisha aravuga ati ewana, ati Imana ifasha amafaranga baze kuyabana baze kubafasha. Ahita asohoka muri toilette, ahita ababwira ati twagenda noneho, bati yego.
umugabo nawe wa mugabo nawe ari hanze arimo arabireba byose, abategereje kureba ko basohoka. Uko bagasohotse asohoka amufashe nyine gake gake, amusohotse nyine kugira ngo abasha mugiye kumudoropinga nyine aho yari amujyanye iwe mu rugo. Umukobwa anamubwira ati rero sigara banza uvugane n'umugore wawe neza, ngiye kugenda nk'abakaba bashe kuba nagera ku modoka, nigeze ku modokari urazo nsanga ku modoka maze unjyane aho nari ngiye. Umugabo ati yego nta kibazo, ati niba wumva uri bishobore bwigezeyo nta kibazo, genda gake gake ubashe kuhagera. Barakwereka mugenzi wa mukobwa agiye gake gake agera ku modoka, agiye ku modokari aba bategereje nyine umushoferi ku modoka. Uko byose biba cya kigabo kiraho ngaho hafi kirimo kirabicungira hafi, kirimo kirabibona. Umugabo nta kindi yise afata umwana baramuhobera, arambwira ati champe ndakwizera mwana wowe nugira ikibazo uraza kumererwa neza, gusa kana bimeze nkaho katameze neza kari kuribwa mu nda. Ahita basezera baragenda. Umwana bigaragara nkaho ari kubabara mu nda ukuntu, ahita abwira mama ati mama ati ndumva utuyoka turi kurya, ati ngiye muri toilette. Ahita yirukanga. Umugore nawe itamwiruka aravuga ati baba we mwana wanjye we, ati nugira ikibazo, ati mwana wanjye Imana ifashe no kumeze kurwara. Barakwereka umugore yese yiruka ati mwana ko atenze muri toilette. Umwana ageze muri toilette ati mama ati dore ibyo nsanze muri toilette, ati dore amafaranga, aya mafaranga yose nyasanze muri toilette. Umugore ati oh mana yanjye we amafaranga ni menshi, ati aya mafaranga ndabasha ko ati arabasha kuba yakumfasha kukugurira imiti mwana wanjye. Ati Imana iradusubije, ati Imana ibera ati ba ahantu hose kabisa. Ahita wabera kana ke aravuga ati mwana wanjye ngiye kujya kukugurira imiti, ati byibuze umugubu iminsi yabigiye kwicuma, ati list. Umukobwa nawe barakwereka mu modoka akomeje kugenda aganira na mushoferi, aramubwira ati mwihangane kubyo ibyo ndi kugenda ngucishamo cyangwa se nkubaza, atari ko se ubundi wantiza kuri telefone yawe nkaba nahamagara umusaza. Umutipa ati yego telefone nayiguha, atari ko nyine nta mafaranga menshi ahagije nturondogore, ati amafaranga arimo makeye. Umukobwa araseka aramubwira ati oya, ati nanjye ni papa ngiye kuvugisha ntago ndi burondogore cyane, ati ndavuga iby'ingenzi. Umutipa ati oh tinaribi. Umujama mukururamo urufunguzo, ako kanya barakwirika rundi mukiriro hano ku rundi ruhande, yumvaga telefone gasoni, akuyemo telefone ahita yitaba ati haro. Yumvise ijwi yumva n'umukobwa we, ati ho mukobwa wanjye umeze gute? Umukobwa ati papa ibintu bimeze nabi ndi mu buzima, ati mbayeho nabi, ati nabuze ibintu byanjye, nabuze amaso, ati ntabwo mbasha kubona, ati meze nabi. Umugabo ati oya mwana wanjye akagombye kuri muri honeymoon muri, ati kuko ndabizi wararongo ufite wakoze ubukwe ushobora kuba uri mu byishimo. Umugore ati wapi ngiye narayobye narongoye n'umuntu w'umugome, ati wumve ko yabashiye kuba yanankuramo amaso. Umugabo ati ati none buri he mwana wanjye? Umukobwa ati ubu ngubu ati ni mu taxi voiture, atari umugira neza yemeye kunzana, ati ndagusabye papa duhurire kuri gate ngusange kuri gate ubashe kumfasha kuko no kubona sindi kubasha kubona, ndakwinginze papa ngusange kuri gate cyangwa se ku gipangu kuri portail ubashe kumfasha kuko no kubona ntago ndi kubona. Umugabo ati yego mwana ati yego, ati ndakora ibishoboka byose urahansanga, ati ntugire ikibazo, ati uri hehe? Umwana ati genda ndi muri taxi voiture ndi kuzanerekera ngaho papa. Ibyo bavugana byose bagenzi, umugabo w'umushoferi arimo arabyumva nyine byamurenze, afite ibibazo byiwe, arangije akubitaho n'ibibazo by'uwo mukobwa. Yumva ukuntu umukobwa nawe byamubanye ikibazo, gusa nyine hari abantu bagira ibibazo kabisa. Umukobwa ati murakoze, amusubiza telefone aramushimira, aramubwira ati murakoze cyane Imana ubahe umugisha. Amasaha yaragiye akomeza aricuma. Wa mushoferi nawe icyo yakoze niki, yahise agenda kuri ya location umukobwa yari yamubwiye, ahita agenda nyine araparika, aramubwira ati madamu rero aha niho wari wambwiye nkugeza ni iwanyu, ndakugesheje ngaho sohoka uvemo. Umukobwa yahise atangira nyine kuva muri taxi voiture gake gake, gusa mbibuze ko umukobwa afite ikibazo cyo kutabona. Akinga umuryango, agikinga umuryango agenda akabakaba arebe ko yagera kuri shoferi, byibuza muganiriza mushimire bwa nyuma. Aragenda ngara impande ya shoferi aramubwira ati shoferi we nukuri urakoze cyane, Imana iguha umugisha, ntago nabona icyo nakwitura, ati nakagombye kugwitura birenze cyangwa se nkanaguhemba, atari ka amafaranga nari mfite nayo nabashiye kuba nasigira umwana wawe byibuze babashe kuba bamugurira imiti, kuko numvise ibyo mwavugaga ko umwana afite ikibazo. Ati iyo nza kugira ibirenze nari kubikora, atari kumbabarire, Imana nimfasha tuzongera tubonane kandi nzi ko nzakwitura ibyo bashiye kuba wankorera. Kuri kirundo arebe mugenzi, umukobwa akomeje kugenda ashimira umusore, agenda amushimira byinshi agenda amukorera. Umusore nawe ngo ati nukuri ko Imana urakoze, urankoreye cyane kuko nta n'icumi nari mfite cyo kugura umwana imiti. Ati Imana iguha umugisha kandi ntugire ikibazo uzongera ugira amahirwe yenda uzongera ubone. Icyakurikiyeho mugenzi, umushoferi yese yitangirira imodoka yiwe, ahita akomeza nyine aragenda. Umukobwa naho aho akomeza ahamagara ati papa
kumbi papa we bagenzi nawe yagiye ashaka umupolisi aravuga ati sha byanze bikunze kiriya kigabo gishobora kuza gikurikira umwana wanjye. Ahita afata umupolisi aravuga ati mwana wanjye ati umupolisi ati ndashaka kuza kumfasha nyine ibi nibi. Ubwo umukobwa nawe hano ngaho akomeza kugenda ahamagara papa avuga ati papa ati ntumbeshye kabisa ati nakubwiye ngo duhurire kuri gate ati mbabara umfashe nyagasa ati papa ngusange kuri gate ntube wambeshye kwera ube hano. Umusaza bikora aho ngaho ari kumwe n'umupolisi. Umupolisi nawe afata akuma gakurura amajwi baraho hafi kugira ngo bagende bari kodinga bumve. Cya kigabo cyese giparika imodoka cyishyura umushoferi kimukubita amafaranga menshi kitakimubwira ati keep change. Umutipe aravuga ati note we ati zinote kabisa tumukabanyishuye neza. Atushatse kumbwira yuko ati ziko umugenzi anyishyuye yikubye amafaranga y'urugendo yikubye gatatu. Ati sureba ataba nibo bakiriye. Ati nawe cya kicucu cyo kikaba gitwara abakobwa kijyana abantu b'ubuntu batanishyura. Ati kira kigabo dukorana n'ikigoryi cyabashe kuba cyatwara umuntu ku buntu none jewe umukastoma niboneye ampembye amafaranga yikubye gatatu y'urugendo namutwayemo. Barakwereka yese atangira imodoka aragenda. Ako kanya umwana ari kuri gate arimo aragenda ahamagara ati papa mfasha. Cya kigabo cyaraje kitakimuhurutuza kitamukurura akaboka ati vana wa muginga. Ati kwera cyuri murashaka kuncika turimo urancika kujya he tuye ko ndi umugabo wawe. Umukobwa ati nukuri mbabara ati ngendeka uri umugome. Umugabo ati hoya reka ati ugomba kumenya ko twashingiranywe niwe mugore wanjye. Ati atugomba kumenya ko ngomba kugira ibyo ngukoraho. Ati je nakurongoye kugira ngo gukure mwamaso ntago nakurongoye ari ikindi. Ati tugomba kujya mu rugo. Akomeza kugenda amukurura. Umukobwa amuga ati ndekura. Umugabo ati ati none se wa mugabo wa mukobwa we wabashije kunkunda ntabona. Ati none ubu ngubu mbona. Ati nigute udashaka kunkunda. Ati uri umugore wanjye. Ati ahubwo vo tugende ngomba no kugutwara. Ati atagira n'umuntu umenya ibintu byose byabaye. Atagira umuntu umenya ko utabona. Ati tugende mu rugo. Ati ugomba kugera mu rugo. Ati kuko n'ubundi abantu ntibazamenya ko utabona. Ako kanya papa yasavaye n'umupolisi. Ati urakora ibiki? Ati ndekurira umwana. Ati ofisa wumvise ibyo avugaga byose hita umufata mara moja. Mukafata akakanya uhita umujyana muri gereza. Barakwereka polisi ifata icya kigabo ako kanya yese gicakira. Umusaza nawe ahita akomeza areba abwira cya kigabo ati mujyane muri gereza. Ati byakoze agomba kuzabyishyurira. Ati wa kigabo ati ubuzima bwawe bwose usigaje uzaba muri gereza. Ati kunkuramo umwana amaso. Ati uzabyishyura wa mushenzi we. Cya kigabo bahita bagitambikana. Kigabo cyane ati yari umugore wanjye ariko umusaza abagenzi. Umwana yese agenda kuri bati papa tumbabarire. Ati dore nibi byambayeho. Umusaza ati ihangane mwana wanjye. Ati ihangane komeza ubeho neza. Ati ndabizi nzakora ibishoboka byose amaso yawe nzayagusubiza. Nzongera ngo amaso yawe kandi uzongera kureba neza. Umusaza yese ahobera umukobwa we disi. Uramubwira ati ihangane mwana wanjye. Ati nzakora ibishoboka byose uzongera kubona. Ati byanze bikunze uzabona. Kuri kiru narebe. Barakwereka rero agafilime niko gakomeje kugenda kigira imbere. Ukagigira imbere kuri tugarika hano kuri ya stage yamwe babandi baparika. Mu gitondo cya kare wa mujama azaguparika nyine asanga nyine wa mutipe wundi nawe araparitse. Tipa agenda yibaza ati cya kigoryi kiraje. Dore nyagasani barakwereka stage yabone y'abantu babiri nibo baparika bonyine. Urumva no kuvuga ngo wana bakiriya umukiri wose ubuje bari uwabo. Agenzi arimo arakora imodoka akora imodoka y'amasuku. Burya nyine ngo ugomba gukora nyine amasuku haba ari ku modoka yawe. Ndabwira baba shoferi batwara za Uber hano cyangwa se batwara za kabuzindi. Ako kanya hari telefone yese y'amagara wa mugabo. Arita bati yego sheri ati nibiki? Ati umwana ate nawe ngiye ararwara. Ati oh my god. Shida zimekuwa mingi mashida zimeniandama oh my god. Akomeza ngo ati sheri ati reka nshaka amafaranga none nze tumutware kwa muganga byihutirwa. Umugore ati hakina amafaranga menshi sheri. Ati aho bigeze dogiteri amubwiye yuko bagomba kumukorera operation. Ati ntago byashoboka ko bamuteramo indi miti. Ati kuko indwara yararengeranye yageze kure. Ati rero igikenewe no kugura no kumukorera operation kandi urabizi ko operation isaba amafaranga menshi cyane. Umugabo ngo ati yo sheri ati hangane ngiye gukora ibishoboka byose mbona amafaranga. Ahita akupa telefone ati oh my god kwani mimi Mungu unaniona aje. Ahita abwira wa mutipe ati man ati ibibazo byambanye byinshi. Ati niye nakura amafaranga menshi kano kanya. Umugabo ati ati rero ati nk'ibyo nyine byo bigomba kukubaho. Ati nanimbize ko ibyo ngibyo bigomba kukubaho kabisa. Ahita yifata atamwegera amwe ati kubera wowe ati ntago wita ku kazi. Atutwara abantu wigira umunyampuwe utwara abantu ku buntu ugatwara abantu utabishyuza wigize umunyampuwe cyane. Ati none dore ibibazo bitangiye kukugeraho te si bundi utwara abantu ku buntu yubagiye ko imodoka inywa amavuta.
ati ubundi si ubwo babona amafaranga gute, ati ariko ntugire ikibazo, ati bine nabitekereje imbere y'uko uza, ati nanibizi ko ari byo uzumbwira kabisa, ati ngufitiye igisubizo cy'ikibazo cyawe, ati nakwitayeho nk'umuvandimwe wawe cyangwa se dukorana, ati nabashije kukwitaho hari ukuntu ugiye kubona amafaranga, ati rega nta kundi nabashije kukuzanira umugabo w'umukomisiyoneri ugura imodokari, ati imodokari yawe nta kundi tugomba kuyigurisha, nakuzaniye n'umukiriya ahubwo nguyu yakuzaniye inote. Barakwerekana umutipe wavuye w'amatatuwaje asa afite inote muri kamvirope, araza yigina imbere yegera wa mushoferi. Umushoferi aramubwira ati imodokari yanjye imeze neza kabisa, yirebe, ati imodokari yanjye imeze fresh, ugomba kuma gatubutse. Umujama aramubwira ati rero, ati agatubutse ati ndaguha ibihumbi 3 ntago nabirenza kuri no modokari yawe kabisa, ati ibihumbi 3. Umugabo akomeje avuga ati ariko njye nashaka ibihumbi 8 byo kujya umwana kwa muganga, ati fata bino 3 ubyemere cyangwa ubyange, kandi zana urufunguzo ndaguha amafaranga nawe mpereza urufunguzo. Barakwereka mugenzi umugabo yabanye nta kundi ahita afita bya 3 ahita atanga urufunguzo nyine, yemeye kugurisha imodokari yiwe kugira ngo abashe ajye kuvuza umwana. Twa dufaranga tubonye yahise asa nk'ushimiye Imana, avuga ati Imana urakoze, ahita yirukanka abasiga aho ngaho ari babiri ajye kuvuza umwana. Uko yasigaye wa mukomisiyoneri na wa mushoferi basigara baseka ati kigoryi gusa, ati abantu mukubite mwigunira kabisa, ati iyo modokari ndabizi ni nziza imeze fresh itari ku mwana, ati uzayibonamo inyungu kabisa, ati iyo modoka irarenze, ati gusa nanjye icyo bigiye kumfasha ndahita nsigara kuri stage njyenyine, ndahita nkora njyenyine ntawe ducompeting. Mvuko n'abantu bagira ishyari, mvuko n'abantu bagira wivu, bakoraga ari babiri ariko nyine yishimiye ko agiye gusigara akora wenyine, ari uzajya utwara abakastoma wazaga kuri ya stage bose. Barakwereka abagenzi amasaha yari 10 mugabo ahita yirukanka mu rugo, asanga umugore abara $2 duke bari bafite. Ako kanya umugabo yese amugira imbere ati sheri nzanye inote, sinakuye ko ngiye gushaka inote, amafaranga ndayazanye. Umugore ahita mureba nagahinda kenshi aramubwira ati sheri, ati utambwira ko ari ya tax ugurishije, ati sheri umbabare utambwira ko ari ya tax ugurishije kabisa. Umugabo ati nyine, ati none twari gukura andi mafaranga, ati cyambere no kubanza tukavuza umwana, ibya tax bizaba biza nyuma. Umugore yarebye amafaranga yatamo amarira, ati sheri no mafaranga nangahe, ati amafaranga ndabizi ntanga kwiriye nkayo badusabaga, ati kubera ko docteur yampamagaye mu kanya. Umugabo ati yaguhamagaye, ati yakubwiye iki se ko amafaranga ari menshi. Umukobwa atangira kuramubwira ati sheri, ati mbere byari 8,000, ati none docteur yambwiye ko indwara arengeranye cyane, ubu ni 16,000 by'idolari, turazaga 16,000 by'idolari kugira ngo umwana abashe kuba yavurwa. Umugabo ati 16,000, ati amafaranga yikubye kabiri, ati mana we, ati yego sheri amafaranga yikubye kabiri, ati ubu nta kintu tugomba gukora umwana wacu ari mu bibazo. Kumwe abakobwa bayerera nyine tu, umutipa itavuga ati oh my god, ati 16,000 oh my god, ibibazo birangwiriye kabisa, ati nabashiye kuba nahomba buri kimwe, nagurishiye buri kimwe cyose nari mfite kugira ngo tubashe kuvuza umwana. Oh my god we, ati mana nyagasani we, ati ntabara, Mungu nisaidie, Mungu nitoe tu hapa. Ariko nk'umugabo ahita avuga ati nta kuntu umugore yarera nanjye nkarira, ahita yikomara avuga ati okisheri ugomba nyine gukomera, amafaranga turaza kuyabona. Urabona ukuntu abagabo babayeho, yabonye ko nta kurira, ahita avuga ati ntago twarera n'umugore nta wahoze undi, ahitamo kuba strong, ahita abwira umugore ati sheri ntugire ikibazo turabyitaho. Umugore nawe ati sheri nanjye rero ngiye kugerageza ngurishe n'imikufi yose nyogokuru yari yaransigiye, ati n'amashenete yose nyogokuru yansigiye byose mbigurishe n'imikufi, tubasha ariko kuba twavuza umwana. Umugabo nta kindi yakoze yesabira umugore we, aramubwira ati sheri ntugire ikibazo. Umugabo naramubwira ati sheri nzakora akazi kose gashoboka kose kugira ngo mbashe kuba nabana amafaranga, ngiye gutangira gukora akazi tubashe kubona amafaranga yo kuvuza umwana. Nta kindi cyakurikiyeho rero, hari tubona hano uri kugigena n'amatafari kwishansiye nyine foma namuhagaze imbere. Kumbi ni wa mutipe disi yese ajya gushaka akazi k'ubuyede, ye baba we itafari nayo ryamutsikamiye byatare. Ibaze kuba waramenyereye kwicara kuri vora ugahita ujya gukora ubuyede, gutangira kwikorera ibintu biremereye. Rero nk'umuntu utarabimenyereye my friend ntago wapfa kubishobora. Umutipe barakwereka abagenzi yakomeje kugenda akora uko ashoboye kose ngo areko yabona udufaranga two kuba yabasha kujya kuvuza umwana we, aremera ajya no gukora umugengo cyangwa se abasha kujya gukora ubuyede. Gusa fomane nawe uko ari hano arimo aramureba ati harakisha gira vuba vuba. Suzi ukuntu ba fomane bakora cyangwa se harya bahita ba kapiteni, bamwe bahagarara chance harya babita gute. Barakwereka abagenzi hano ari taxi voiture yavuye mu nindi urimo rero kureba neza ni wa mutipe bakoranaga umwe bita Oscar. Araza arareba ati ayayayay, ati ibintu byo nifuzaga ko umushenza ajya gukora ubuyede akumva isomo, ati ati yagurishe taxi none gukora ubuyede, nibi nifuzaga kabisa.
ati nibi nifuzaga, urumva ukuntu ari ikigome, ati rero ngomba kumwiryaho, ngomba kumwereka yuko ngiye murenzeho. Ahita akata imodokari, ahita ashyiramo vitensi n'umuvuduko mwinshi azamusanga, turebe bagenzi agiye kumugonga se, araza agiye kumugonga, ahita amukubira amaferi, umutipe nawe ahita akubita amatafari hasi aritaza. Arangije n'agasuzuguro kenshi, ahita amucira uruhande, anamakinga ashobora kuba amubonye ko ari we, ahita akandagira amatafari baragenda, asiga wa mutipe aryamye hasi. Umutipe nawe n'ubwoba bwinshi ndetse n'ibibazo byinshi biri mu mutwe, ati mana yanjye, ate gusiba uko byagenze bite, atusaba arashaka kumuhora iki, kuki abantu babaye babi, arashaka kungongera iki, arareba ariko ntiyabitindaho. Ahita nyine yibuka ko ari ku job. Foreman nawe arabireba, cyangwa se Gapita aramurera, avuga ati ikigoryi gusa, ati iki ngiki utu niwe waje kunsaba akazi, arabona ashoboye akazi. Umuhungu nta kindi yakoze, yakomeje kugenda arwana n'ubuzima, agenda atoragura amatafari rimwe kuri rimwe ayazana nyine hano kugira ngo nyine abashe kuba yakomeza gukora akazi, kugira ngo nyine abashe kuba yatsindira ikiyede. Kapitana nawe arareba, cyangwa se Foreman arareba, aravuga ati sha yewana kabisa, we nta kazi ushoboye kabisa, ati ibyo wakoze birageje musore, ati nta kazi ushoboye wowe, kangwembe witahire kabisa, kangwa yawe ugende kabisa. Ahita akura mu mufuka, akuramo $2, aravuga ati fata aya mafaranga ni ukwiriye guhembwa, ati kuko wenda abona nta kigenda cyawe nta by'akazi. Ati fata se, arareba kumbe mugenzi umuhungu agiye kureba amuha $10. Baba we, ibaze kuba ushaka $8,000 bakaba bagoyambye $10. Umugabo atarika amafaranga, ati genda n'inkeneye akazi, ati nagira ngo nkomeze nkore umuhemba amafaranga afatika. Umugabo ati wapi, we nta kazi ushoboye kabisa, we nta kazi ushoboye, ati fata niyo mafaranga gukwiriye. Umugabo ati umwana wanjye mu bitaro ararwaye, ndi gushaka amafaranga yo kumujyana kwa muganga. Umugabo ati oh ntayo ukeneye se, niba utanakeneye nayo yansubiza, ati kuko we nta kazi ukeneye, nta kazi ushoboye kabisa, we nta kazi ushoboye no kukomeza kunesha umwanya wanjye w'ubusa, ati unaniwe stia time, ati wewe unaniwe stia time, hakuna kazi unaweza hapa, hakuna kazi yako hapa, we toka hapa, wenda toka hapa, ishia wewe, toka hapa. Mutipe nagahinda kenshi arareba, aravuga ati mana yanjye we ndabigenza gute. Ako kanya yari yasonnye mu mufuka ko telefone yagasonnye, ahita nyine ajya kureba ni n'umuhamagaye, kureba neza ni umugore we atayumva ko cyawumanya nyati kimeumana, ahita akuramo n'ingofero kwanza igikasike, atangira kwitaba, amuga ati sheri ni iki cyabaye. Umugore amuga ati sheri ibintu byakomeye, umwana ameze nabi kabisa, ati ewana nta mahitamo mfite ubundi kwiruka ngamujyanye kwa muganga, ati yakomerejwe bya bindi bibi cyane ahubwo binarenze, ati ubundi kwiruka ngamujyanye kwa muganga, ati we kora uko ushoboye kose unsange kwa muganga, ati gusheri, ati ndaje. Mutipe yahise akata telefone atangira kurira, atakambira Imana, ati Mana Nyagasani, ndabizi ko nta kibi nagukoreye, kandi ndabizi ko utajya wibagirwa abantu bawe, ndakwinginze Nyagasani, nta bundi bushobozi mfite, nta n'ikindi kintu mfite cyo kuba nakorana ngo umwana wanjye abase kuba yakira, ndagusabye mvurira umwana, nkura muri bino bibazo mbamo ndimo. Ahita ashyira n'ikigofero hasi, ahita atangira kwiruka. Oh bagenzi, my friend, birababaje, oh my god, ibintu birababaje. Ari ibibazo bikwikubitaho mu buzima, ukireba ukibara ukavuga ati subune nakoshereje iki Imana, lakini Imana niyo ya mbere kandi Imana ibibizi. Barakwereka feri ya mbere ari kwa muganga, barakwereka rero umuforomokazi yavuyemo, araza ayegera ya famille, avuga ati oh famille, ati babyeyi mumeze mute bazaze, ati twabamenyeshaga yuko aka kana umwanya wanyu ameze neza, twabashije kumukorera operation. Barikanga ati operation, ati amafaranga yo gukora operation se yavuye ko nta mafaranga twari dufite, twari tuje hanga nyine kugira ngo ubutabazi bw'ibanze twe n'amafaranga ya nini twari dufite ya operation. Kumbi arabavuyeyo. Ninde wavuyeyo rero? Wa musaza na wa mukobwa utabona yahise azana n'umusaza urango papa we, bahita basekamo, ati wow. Umukobwa ahita avuga ati Nyagasani we, ati nishimiye kongera kumva ijwi ry'umuntu wantabaye. Abantu barumira, umuhungu n'umukobwa cyangwa se umugore n'umugabo barumira. Umukobwa aramubwira ati nishimiye kongera kumva ijwi ry'umuntu wantabaye, kuva wantabaye twe tutarabonana, ati umwana wawe yabashe kuba yakwitabwaho, ati uyu ni papa wanjye, ati kwera ko wanyitayeho, papa wanjye nawe yabashe kuba yakwita ku mwana wawe, ati umwana wawe ameze neza nta kibazo kabisa, yakorewe operation yaraza kumererwa neza. Wow, umugore itareba umugabo n'umugabo wawe, umugore barishima. Umusaza nayo itatera imbere avuga ati ati uyu ni umukobwa wanjye, ati musore nakwa kundi bashiye gutabara umukobwa wanjye, nanjye nabashiye gukora uko nshoboye kose bashe kuba natabara umwana wawe. Ati ubwo rero ni kimwe uko watabaye umwana wanjye nanjye nabashe kuba natabara umwana wawe, ati nta kindi kiguzi ndi gusabe muhungu, ati ibintu ati muhungu wanjye ntugire ikibazo. Umugore byaramushimishije cyangwa se umubyeyi wa mwana arishima, ati sheri, ati Imana ihora itsinda igihe cyose, ati ku mugani ibyiza byose bihora bitsinda. Barakwereka mugenzi hano kurema isomo, ujye ugira neza imbere, ujye ugira neza kandi ujye wizera neza kuzayisanga imbere, cyangwa se mu Kinyarwanda ntamwe avuga ngo ugira neza ukayisanga imbere. Umuhungu yakomeje kugenda amushimira,
abashimira cyane bigaragara ko banishimye. Yerekana iki rero? Bantu banjye ibyo mukora byose cyangwa se mu buzima bwose mubayemo, niba hari icyo ushobora kugirira umuntu cyangwa se hari neza ushobora kugirira umuntu, ujye umugirira neza utitaye ku giciro cyangwa se utitaye ku kiguzi, kabone niyo nta kintu yaba afite, kuko uko ameze uku nguku ejo niko uko ntago uzi uko ejo azaba ameze, ushobora kuzamushaka cyangwa se ushobora kuzamukenera mu buzima bwawe. Kore kiri unarebe rero, ako kanya harundi wese uvayo n'agakoni utabona, umugabo amubonye aramuza ati Oscar so kuri video byagenze bite? Aho ni kuri video igitwe mvuga Oscar ati nari no kubona byagenze bite se? Barakwereka wa mugabo Oscar yakomeje azi imbere abareba, ni wa mushoferi bakoranaga. Araza akabaka ati muvandimwe, aturiye muvandimwe, ati yewe atumbabarire cyane kubyo nabashije kugukorera. Oscar akomeza yanye nasaba imbabazi. Mugabo aromerwa atansaba imbabazi nyanyiri yanteze. Ati nagerageje kukugenda aho ahantu hose, ati ngerageza kugenda nkugenda wo mu kazi twakoranaga, atari ko namaje kubona ko ikibi akenshi kigenda kibi ahantu hose. Ati wa munsi ubwo nagusanga ku ishansi uri gukora ubuyedi byaranshimishije, ndetse nza nkanagira n'imodoka nje kukugonga, atari ko ati nagira ngo nkutere ubwoba nyine ntago nari kukugonga, ati gusa cyagiye maze kugera imbere nahise nkora impanuka ikomeye cyane. Ati nabashe gukora impanuka ikomeye aho nabashije kuba naburiramo n'amaso yanjye, ati ubuse nshobora kongera kubona ukundi, ati gusumba bare kubyo nagukoreye. Umutipa aravuga ati ati ihangane kabisa, ati ihangane, komera, ati ihangane musara, ati gusumba barira, ati ndakwinginze, ati ndagusabye umbabarire kandi ubikuye ku mutima. Umutipe nakomeza kugenda avuga ati rega nakubabariye, sike ndakubabariye nta kibazo, ati nakubabariye muvandimwe, nta kibazo dufitanye kabisa, ati ndakubabariye, ati rega nanjye, ati ndi hano ndimo ndashimira ababashe gutabara umwana wanjye, ati wibuke ko cyagihe, ati ntwara wa mukobwa utabona wanze kumutwara ku buntu, ati burya naramutwaye, ati iziko ubu ari uje kuvura umwana wanjye, ati mu gihe umwana wanjye yari afite ikibazo. Umugabo ahita amuga ati nibyo koko, ati uri umuntu mwiza kandi ugira umutima mwiza, ati kandi abantu bakoze neza akenshi neza bayisanga imbere, ati gusa icyo mfite icyo kuguhemba ni kimwe, ati nta kindi kintu mfite cyo kuba naguhemba, ati nuko ubona ko nabuze amaso yanjye kandi nanjye nkaba nzi ko nawe wabuze taxi yawe, ati ndagira ngo ufatire taxi yanjye ugende uba ari ukoresha, ati kugira ngo bashe kwitaho, ati kuko ngiye taxi yanjye ubuse nabasha kuyikoresha, urabona ko ntabasha kubona. Umutipa ati biramutungura. Umugabo ati ndakwinginze ubyemere ntubyange, genda ufate ya modoka nakoreshaga ukomeze ukore taxi kuri ya stage yacu ntugire ikibazo kandi. Umutipa ati baba we, ati nukuri, ati urakoze cyane muvandimwe, ati urakoze cyane, nanjye nzagerageza uko nshoboye kose muri buno buzima muri bwo kubutabona, nzakwitaho kandi nta kibazo uzagira. Barakwereka mugenzi fata akaboko aramushimira, aramubwira turakoze cyane, aturakoze cyane. Bagenzi mukurikiye kano ga filime, nyeka ko mwakwema isomo muri no filime. Barakwereka mugenzi nta kindi cyakurikiyeho, umuryango wakomeje kugenda uriyunga cyangwa se ibibazo bisanzwe birangiye kuri finali, ari nako tugana ku musoza ga filime kacu. Barakwereka nyagasani mujye mukomeza mugira impuhwe kandi mugire neza mutitaye kuba murimo murayigirira. Je yari JPC Media alongside Keza Kimana from Burundi. Iyi ni collab y'umunyarwanda n'umurundi, mukomeze mudusupporting mukora subscribe, like ndetse na share kugira ngo filime z'ubutazi zitazajya zibacika. Murakoze cyane, ciao ciao.